Ngibi ibiribwa bavuga ko byuzuyemo intungamubiri zose umubiri wacu ukeneye. Ngo iyo uriye garama 100 ushobora kwirirwa umunsi wose nta kindi kintu uriye ukabaho. Bavuga ko bivura gute ndetse yewe ko bivura no mu ngingo, ububabare bwo mu ngingo bwose. Bavuga ko ari ibiribwa by'ingenzi mu bihugu bimwe na bimwe, kandi ni ibiribwa ushobora kubona utaguze. Nk'uku nguku urabona ukuntu bari kubigenza, ni utu ngutu dutoya ndetse yewe n'ibinini nkwereka babyita vert blanc cyangwa se ibishorobwa by'umweru cyangwa se inyo z'umweru. Biraribwa rero ahantu henshi babirya ku buryo butandukanye, ndetse bakabifata nk'ikiribwa cy'ingenzi mu mateka yabo cyangwa se mu buzima bwabo. Mu masoko henshi usanga babigurisha ku buryo butandukanye, babigize brochette cyangwa se ubwo usanga abanyarwanda bagendana ubunyobwa, abandi bo bagendana bene ibi bintu. Reba baba babishyize kuri brochette ukuntu bimeze. Ni ibiribwa abantu bose usanga ari abana ari abakuru usanga barya, ndetse bakabigurisha no mu masoko impande zose. Aha ho ni mu isoko ryo muri Cameroon, abantu bose bagenda babigura, haba abakuru haba abatoya, usanga babigura ku buryo butandukanye, kandi nabyo bikaba ari ibintu bitandukanye. Reba ibishorobwa byo mu biti no mu migano. Ibiti usanga akenshi ibiti biba byaraguye, wenda byaraboze byaraboreye hasi, hazamo ibishorobwa bikaba binini cyane. Noneho mu migano naho hari utushorobwa dutoya tuba tunanutse. Iyo kugira ngo umenye ko mu migano turimo, usanga haripfumuye nko ku ruhande rumwe, cyangwa se hagatangira nko kuvamo utuzi cyangwa iki, niho umenya ngo icyo giti uwo mugano urimo utwo tunyo. Barawusatura rero bakavanamo utwo tunyo tukaribwa. Ni ibiribwa rero bifite akamaro gakomeye cyane. Bavuga ko binarusha intungamubiri inyama izo arizo zose ndetse n'amafi. Attention, nubwo ari ibiribwa bikomeye cyane, ntabwo ari ugupfa kurya izo ubonye. Ntabwo ushobora gufata inyo zo muri toilette ngo uzirye, cyangwa se aho uzitoye ubonye hose, ibishorobwa ubonye hose byo mu mase bya hehe ntabwo ubirya. Bakunda kurya ibishorobwa byo mu biti nk'uko nabikubwiraga, ndetse n'ibyo mu migano, mu biti mbese hari ahantu heza naho hatari ahantu bituma, cyangwa se hari indi myanda itandukanye. Ibi biribwa ntiwavuga ngo byavumbuwe n'umuntu runaka, gusa ni ibiribwa by'umwimerere, ndetse n'ibiribwa gakondo byo mu bihugu bya Aziya, cyane cyane mu misozi ya Thailand, Laos ndetse Vietnam, ndetse no mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba, ndetse mu bice byo muri Afurika mu bihugu bimwe na bimwe, usanga ari ibiribwa bafata nk'ibiribwa bikomeye cyane, ku buryo ubona babisumbisha ibindi byose mu biribwa bafite. Amateka yabyo, nkubwiye mu mateka gakeya y'ibi biribwa, mu bihugu nka Thailand, Laos, abantu bari bamaze igihe kinini cyane bashakisha ibyo biribwa, bavuga ngo ni ibiribwa bishobora gutuma mbese bishobora kuzuza indyo yabo. Ni ibiribwa ngo bifite intungamubiri zose umubiri wabo ukeneye. Babifata rero babivanamo sinaki nziza cyane rero bakazirya. Usanga ndetse mu masoko amwe n'amwe, nk'uko hari ahantu usanga babungana na za brochette mu mihanda, bo babungana brochette z'utu dusimba, cyangwa se bakatubungana nko mu kintu, ku buryo bagenda bakuyorera bakaguha. Nk'uko ahandi bacuruza ubunyobwa, ho abacuruza utwo tuntu, utwo dusinaki nyine baba bakaranze mu mavuta, hanyuma tukuma tukamera neza, ubundi bakajya baturya ku mihanda n'ahandi hose, baducuruza nko mu masoko n'ahandi hose. Nk'uko tujya mu masoko twebwe kujya kugura nk'ubunyobwa cyangwa se kujya kugura indagara cyangwa iki, bo bacuruza utwo tuntu. Ziboneka cyane mu misozi n'ahantu hari ibiti by'imigano, kandi byaguye cyangwa se bizwi ahantu heza mbese hafite isuku. Bikaba ari ibiryo by'umwimerere bya kera. Muri Afurika, mu Rwanda n'ibindi bihugu byo mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba, abantu bake nibo bazi gutegura izi nyo cyangwa se n'ibi bishorobwa byo mu migano nk'ikiribwa, mbese ikiribwa kizwi kiribwa. Abenshi nabo usanga babitinya, bitewe wenda n'umuco wacu dufite, umuco nyarwanda n'umuco w'ibindi bihugu bimwe na bimwe byo muri Afurika. Bamwe bakumva ko atari ibiribwa byo kuribwa, bakumva ko ubirya ari umuntu wananiranye, ariko mu by'ukuri ni ikiribwa
ndetse na siyansi yemera, kubera ko abantu benshi bakomeje kurya iki kiribwa, hakozwe ubushakashatsi butandukanye kugira ngo barebe niba neza ibyo kimera koko, ibyo biribwa, utwo dusimba dufite akamaro koko nk'uko abantu badufata. Basanze bifite akamaro gakomeye cyane ku buzima bwacu, kuko byuzuyemo poroteyine nyinshi zifasha kubaka no gusana imitsi, misikara n'ingingo z'umubiri. Icya kabiri, habamo isoko nziza y'ingufu. Bifite ibinure biha umubiri imbaraga, zirimo n'intungamubiri zitandukanye, intungamubiri ziboneka muri izi ndyo cyangwa se muri ibi bishorobwa. Hari poroteyine nyine nari maze kubikubwira, bifasha kubaka no gusana imitsi n'ingingo z'umubiri. Hakaba ibinure ibyo bita lipide bitanga ingufu, harimo n'ibinure byiza bifasha umutima gukora neza. Hakabamo fer bifasha imikorere myiza y'amaraso, bikakurinda kugira anemi. Hakabamo na zinc ifasha ubudahangarwa bw'umubiri. Hakaba na calcium ifasha amagufa n'amenyo gukomera. Hakaza vitamine zimwe muri izo vitamine. Hari vitamine zo mu itsinda rya B nka B2, B12 bifasha mu guhindura ibiryo n'ingufu no gufasha imikorere y'amaraso. Noneho urugero rw'intungamubiri ziboneka muri garama 100 z'inyo cyangwa se z'ibishorobwa byo mu biti cyangwa se byo mu migano. Dufatiye ku gipimo tugafatira nko kuri garama 100 z'izo nyo, habamo poroteyine hagati ya 13 na 16 garama za poroteyine. Hakabamo ibinure biri kugeza kuri garama 7. Hakabamo karori ziba muri garama 100 z'izo nyo ni karori hagati y'120 n'150. Hakabamo fer iri ku rugero rwiza, rufasha mu kongera amaraso ndetse mu kongera mu kigero gihagije. Hakabamo na zinc iri ku rugero rufasha ubudahangarwa, mbese zirahagije zirimo zo, ntabwo hano ndabona batarakoze umubare wabyo. Hakabamo vitamine B nka B2 na B12 bifasha umubiri guhindura ibiryo n'ingufu, mbese bifasha ibiryo guhindukamo ibitunga umubiri. Noneho reka tugereranye izo nyo zo mu migano cyangwa se ibyo bishorobwa nyine byo mu biti n'inyama zisanzwe ku ntungamubiri ku gipimo cya garama 100. Tuvuge kuri garama 100 z'inyama, haba biri kuri poroteyine. Muri izo nyo harimo hagati ya 13 na 16 za poroteyine. Naho mu nyama z'inkoko, garama 100 z'inkoko, habamo garama hagati ya 16 na 25. Mu nyama zisanzwe za poroteyine habamo garama 16 na 25. Noneho ku binure, ufashe garama 100 za bino bishorobwa, mu bishorobwa hari ibinure bingana na garama hagati ya 5 na 7. Naho ku nyama zisanzwe, ufashe garama 100 z'inyama, usangamo ibinure hagati ya 2 kugeza kuri 5. Naho inyama z'inkoko niho usanga garama 2 kugeza kuri garama 5. Naho inyama z'inka usangamo garama 5 kugeza kuri garama 10. Ibyo ni ibinure. Noneho kuri karori, haza ufashe garama 100 z'ibishorobwa, harimo karori 120 kugeza ku 150 karori. Hakaza inyama z'inkoko, harimo garama 110 kugeza ku 135 karori. Hakaba inyama z'inka, harimo 150 kugeza kuri 200 karori. Fer
hari muri fer tubona muri garama 100 z'ibishorobwa habamo 2 kugeza kuri 3 za fer. Hanyuma hakaza noneho ku nyama z'inkoko harimo garama 1 miligarama 1 urumva ni gake cyane, ni fer nkeya cyane mu nkoko, naho mu nyama z'inka ni 2 kugeza kuri 3. urumva inyama z'inka zijya kunganya fer na biriya n'ibi bishorobwa cyangwa se n'utunyu. Mu bishorobwa habamo 2 fer kuva kugeza kuri 3 miligarama, naho mu nyama z'inkoko harimo miligarama 1 kugeza kuri 2, mu nyama z'inka harimo 4 kugeza kuri 5 miligarama. Urumva inyama z'inka zirusha zinc ibishorobwa, naho ibishorobwa bikarusha zinc inyama z'inkoko. Rero usanga bijya kunganya, noneho usanga kenshi bijya kunganya urebye, ariko bamwe ababirya bavuga ko birusha rwose akamaro izo nyama zose, amafi, ibiki, usanga babifata gutyo. Mu bihugu bimwe na bimwe babyimitse babonye ko ari indyo gakondo yabo, indyo ifite akamaro gakomeye cyane. Noneho reka turebere hamwe akamaro ko kurya ibyo bishorobwa cyangwa se izo nyo. Bifite proteine nyinshi kandi zoroshye zorohera umubiri. Iyo uziriye zihita zikwira mu mubiri ntabwo bitinda. Zirimo ibinure byiza bitanga ingufu n'imbaraga. Zikize kuri fer, bikize kuri fer na zinc, bikaba byiza cyane mu kurwanya anemia no gukomeza ubudahangarwa bw'umubiri. Habamo kandi na snack nziza, ni na snack nziza cyane mu gihe mu biryo bindi igihe udashoboye kubona ibiryo bindi bikungahaye kuri izo ntungamubiri zose, ushobora kwirira izo snack cyangwa se ushobora kwirira ibyo binyorogoto cyangwa ibishorobwa, ukabaho ukamera neza rwose, ukagira ubuzima bwiza, bikagutunga kandi bikakugirira ubuzima bwiza cyane. Iyi mibare ishobora kugenda ihinduka bitewe n'uburyo waziteguye cyangwa se n'uburyo wazitetse. Zikunda rero gutekwa neza, ugomba kuziteka neza kugira ngo ubone ubwo buryo bwose, ubonemo izo ntungamubiri zose ntizangirike. Ibi bishorobwa rero cyangwa se izi nyo zifasha kurwanya imirire mibi kuko bikize kuri proteine, izo proteine zose nakubwiye haruguru. Bishobora no gufasha mu kurwanya ikibazo cy'imirire mibi, aho ibyo biryo bikungahaye bitabonetse cyangwa se udashobora kubibona, ibyo byose udashobora kubibona. Ariko ni ngombwa kuziteka neza mbere yo kuzirya. Ugomba kumenya ko wazikuye ahantu heza, niko natangiye nkubwira. Ugomba kumenya aho wazikuye, ntushobora gufata ibyo ubonye byose ngo urye. Reka noneho tuganire ku buryo bwo guteka inyo cyangwa se ibishorobwa kugira ngo ubone intungamubiri zose neza nta n'imwe ivuyemo. Icya mbere, hitamo kubanza kumenya aho wazikuye, gutoranya aho uzikura, hanyuma uhitemo iz'umwimerere zidafite imyanda, mbese zitavuye ahantu habi cyangwa se zitashaje cyane cyangwa se zitaboze. Noneho uzoze neza mu mazi meza, mbere yo kuzikoresha uburyo bwo kuziteka. Noneho wamaze kuzoza neza, kuzitunganya neza, bamwe barazitogosa, abandi bakazishyira mu mazi, bazitogosa akanya gatoya, ubundi cyangwa se bakazishyira mu mavuta, cyangwa se abandi bakaziteka bakazitogosa gato, ubundi bakazikarangana n'imboga, cyangwa se bakazifata bakaziteka mu mavuta, ubundi bakajya bazirya gutyo zumutse uko zakabaye, cyangwa baramaze kuzikaranga mu mavuta bakazishyira noneho mu masosi. Baziteka mu buryo butandukanye. Ibyiza rero ni ukuzifata ukazishyira mu mazi ashyushye akanya gatoya nk'iminota 3 kugeza ku minota 5, ukabona kuzikuraho. Ibi bituma ibinure n'intungamubiri zimera neza cyane, zikaza kugera mu mubiri ku buryo bwiza.
hari abaziteka mu mavuta nk'uko nakubwiraga, ufata amavuta make warangiza ukayacamutsa, akenshi ufata amavuta meza ukayacamutsa ugashyiramo zanyu cyangwa se bya bishorobwa, bifasha kugira bifasha mbese kumuka cyane, ukabirya ukumva dukocagurika neza cyane. Noneho uburyo ugomba kwirinda guteka cyane, kubiteka cyane ukabishiririza, kuko iyo ubishiririje poroteyine ziba zapfuye, uba urumuka mbese gusa ku buryo wabuhekenye ukumva bucukocagurika nk'ububiswi cyangwa se nk'ubuki, n'ubukarange cyangwa se n'ubucipusi. N'ubukarange ngo buhinduke umukara cyangwa se ngo buhinduke ivu, ntabwo ari byiza, uba wishe poroteyine. Noneho kubicanira mu muriro muke kandi ni byiza cyane, kuko bituma bidatakaza poroteyine, bidatakaza intungamubiri cyane cyane nka za vitamine. Wongeramo intungamubiri zimwe na zimwe, ushobora kongeramo imboga, ibitunguru. Nari nigeze kubikubwira haruguru ko hari abivanga n'imboga, ibitunguru cyangwa se n'ibirungo bike kuri vitamine n'imyunyungugu, usanga bongeramo ibintu bitandukanye. Ibi bituma ifunguro riba ryuzuye kurushaho, rishimisha kandi rifite ifunguro rishimishije kandi rifite n'intungamubiri nyinshi cyane. Hari aho abantu bavuga ko ibishorobwa cyangwa se zinyo zishobora gufasha abarwaye gute, ariko ibi ntibishingiye ku bushakashatsi bwa siyanse. Ibyo tugomba kumenya aha ngaha, gute ni indwara iterwa no kugira uric acid nyinshi mu mubiri, cyangwa se acide urique, bigatuma ugira ububabare mu ngingo, cyane cyane mu ntugu, mu mavi, mbese ahantu ingingo ziteranyirije bikakurya cyane. Rero kurya intungamubiri zigabanya iyo acide urique cyangwa se ibiryo bifite poroteyine zoroshye bishobora kugabanya ibimenyetso by'iyo ndwara. Impamvu bamwe na bamwe batekereza ko inyo zishobora gufasha abo bantu, ni uko zikize kuri poroteyine zoroshye n'ibinure byiza bishobora kuba byoroshye mu igogorwa ry'abafite gute, cyangwa se ugereranyije n'inyama nyinshi zitandukanye. Zirimo kandi intungamubiri nka zinc na vitamine B bishobora gufasha mu mikorere myiza y'umubiri. Icyitonderwa, ibyo siyansi ivuga, nta bushakashatsi bukomeye bwemeza ko inyo cyangwa se ibishorobwa bivura gute. Ibi ni ibitekerezo by'ubumenyi gakondo cyangwa se imyumvire y'abantu. Abaganga bakangurira abantu bafite gute gukurikirana imirire yabo, gukoresha amazi ahagije no kugabanya ibiryo bikungahaye bikungahaye mbese ku buryo bikungahaye ku binure byinshi, cyangwa se no ku bikomoka ku nyama byinshi cyane. Ugomba kubyirinda. Mu ncamake, inyo cyangwa se ibishorobwa bishobora gufasha mu ntungamubiri zoroshye mu mirire, kuko bigira intungamubiri nziza kandi zoroheje, ariko ntizivura gute nk'uko bamwe bajya babitekereza. Ntizivura gute nk'uko wajya kwa muganga. Hari noneho n'abaziriraho bakagira gutyo, ukabona barabyogeje neza cyangwa se babivanye mu giti aho bamaze kubitoragura, bakaba barabihekenye bibwira ngo nibyo byiza, ngo bino bintu birimo imbere ngo bituma bimera neza mu mubiri, bigatuma ngo bivura gute, ngo cyangwa se bivura ububabare mu ngingo. Ibyo bintu ni bibi cyane kubirya ari bibisi, kuko bishobora kukuzanira ubundi burwayi. Ushobora kuryamo bagiteri zishobora kukwangiza, kimwe n'uko byagutera n'uburwayi bukomeye. Ugomba rero kwirinda kubirya ari bibisi. Ababiryaga ari bibisi rero mwirimbire, kuko ni bibi cyane, bishobora kugutera indwara, bishobora kukuzanaho ingaruka zikomeye cyane. Uburyo noneho bwo kubirya neza ni gute? Ugomba kubirya bitetse, wabiteka mu mavuta. Hari ababirya nk'ikiribwa nyamukuru nyine, bakabirya nka sinake, bakabirya gutyo. Hakaba noneho ababifata, kuko ku rugero rwa garama 100 z'inyo cyangwa se ibishorobwa byatetswe neza, bishobora gutanga poroteyine, ibinure byiza, fer n'izindi vitamine nyinshi zitandukanye ku munsi.
ku buryo wariye garama 100 uba wumva rwose wariye ibyo bintu byose, wariye indyo yuzuye. Ushobora kurya garama 100 z'ibyo bishorobwa ukirira na voka cyangwa se ukirira n'ikijumba cyawe ukaba urariye neza umunsi wose birarangiye. Noneho hakaba reka mbabwire noneho inama z'ingenzi ugomba gukurikiza igihe ukunda kurya ibi bintu, ukunde kurya ibi bisimba. Kandi n'ibyo ugomba kwitondera, ntukabirye bidatetse cyangwa se bitogeje neza, kuko bishobora gutera indwara. Kuziteka neza bituma intungamubiri zose twavuze haruguru zikomeza zikagumamo. Kuziteka neza ni ukuvuga kutazishiririza nk'abazishyira mu mavuta, kuziteka zikamera gutya mbese zikaba dore, cyangwa se ukirinda kutaziteka ngo zishye, ukaziteka zigashya neza, kuko ni ibintu bishobora kukugira nabi aho kugira ngo bikuzanire ingaruka nziza mu buzima bwawe. Voilà, ndizera ko ubonye ibindi biribwa ushobora gufata. Niba udashobora kubona ibiryo nk'inyama, nk'amafi cyangwa se n'inkoko, ukamenya ariko ukagomba kumenya aho uba wabivanye, kuko ushobora kubirya ukabivana ahantu habi, wabivanye ahantu habi bikakugirira nabi. Ibishorobwa byose n'ibiribwa ndetse n'inyo zose n'iziribwa. Ibishorobwa byo mu mase, inyo zo muri toilette ntabwo wabirya, ntabwo ushobora kubirya. Ariko icyo nakubwira ni uko utu dutoya turaribwa, nanjye naraturiye. Abantu bakunze kujya mu bindi bihugu mujye mwitonda. Nanjye nagiye muri Espagne, nabiriyeyo, twibwiraga ko ari umuceri, turabirya tukajya twumva ari umuceri ukomeye, mbese umuceri utagize, ariko twaraturiye tugeza tumaze kuturya twumvaga turyoshye rwose, ariko baje kutubwira ko twaryaga inyo twumva noneho turarangiye. Gusa niyo batari barabitubwiye twari kuzabyifuza, tukavuga nk'ubu nkajya mvuga ni uwansubizayo muri Espagne nkarya twatunyo, ariko nyuma yaho babitubwiye urabyumva nawe, bitewe n'umuco wacu n'iki, wumva nyine ko wakoze ishyano, ariko akumva kandi nanone biguteye isesemi, ariko wumvise akamaro kabyo. Turetse n'ibyo ngibyo by'isesemi cyangwa n'umuco, bifite akamaro gakomeye cyane igihe wafashe iby'ingenzi wabivanye ahantu heza ndetse wabitunganyije neza. Voilà, ni nasoreje video y'uyu munsi. Genda mupenzi w'ibisanzwe coach mu mibanire, ubuzima, iterambere ndetse n'imibereho myiza. Kurikira inzozi zawe, inzira niyi. Bye. Bon appétit.